Miss Isheja agiye kudufasha gusobanukirwa no kumva neza ibyo bintu bitanu bikomeye bigusenyera ejo hazaza hawe mu buryo uzi cyangwa se utazi. Ikintu cya mbere ni ugusenya ibyo watangiye gukora. Igihe cyose wari ufite ibintu ukora, ibintu wubatse, umuntu akaza hano wabikoze gutya, kuri hari yabisenye, kora gutya, ugatangira kumva umuntu ukubwira ngo senya yarabyagenze gutya. Umuntu uza kubwira ngo senya nta kintu kizima aba akuzaniye. Kugira inshuti mbi bikarangira usenye icyo wari waratangiye. Ikindi kintu cya kabiri, kutagirwa inama. Hari abantu baza batugira inama nziza, hari n'abatugira inama mbi. Igihe wumva umuntu uri kukugira inama akakubwira ngo ukoze gutya watera imbere, wongeyemo bino wazamuka, ibyo bintu ntubyumve. Kutumva abantu batugira inama byica ejo hazaza hacu. Ikindi kintu cya gatatu, nababwira nk'urubyiruko cyangwa abandi bantu tubana muri ubu buzima bwa buri munsi, kutabaza. Mu kiganiro cyashize twarabivuze, kutabaza nabyo bishobora gusenya ejo hawe hazaza. Igihe ufite imishinga muri wowe ukeneye gukora, ariko ntuyisohore ngo uyivuge tumenye niba ari ingenzi tuyikeneye cyangwa tutayikeneye, ukayigomera muri wowe, iminsi biri kugenda, imyaka yisunika, ari nako ibihe bihinduka tujya mu yindi myaka, ibyo nabyo bishobora gutuma udindira mu iterambere ryawe ry'ejo hazaza. Iyo ni indi ngaruka ya gatatu. Iyindi ngaruka ya kane ntekereza ko inakomeye cyane, kudashirika ubwoba ngo ukore ibikurimo. Muri iyi minsi dufite abamama batinyutse bakora akazi gakorwa n'abagabo, nk'urugero abamotari b'abakobwa bubatse ejo hazaza h'abandi bamama bazakomoka kuri bo cyangwa bazavuka, akavuga ati mama ko yakoze ibi kuki njye ntabikora, gutyo bagatuma u Rwanda rutera imbere. Rero kudashikama ngo ukore ikintu icyo ari cyo cyose utitaye ku uriwe cyangwa ugiye kugikorera, nabyo bishobora kwangiza ejo hawe hazaza. Yambi Fabrice, niba ari cyo bababwira nawe wadufasha. Ikintu cya gatanu nge nongeraho ni ukutazigama. Ubuzima ubwo ari bwo bwose waba ubayemo, ibyo waba uri gucamo ibyo ari byo byose, kuzigama ukazigamira ejo hazaza hawe kiba ari ikintu gikomeye cyane, kuko iyo ugeze mu bibazo ukenera ya mafaranga wa savings mu bindi bikorwa, ukumva hari ikintu ushaka gukora kigusaba amafaranga, ukoresha bwa bwizigame bwawe. Kutazigama biragusenya cyane, bituma uhora mu buzima bumwe, bigatuma udatera imbere, gukomeze kugira urwego rumwe uvaho ugire urundi rwego ugeraho. Jya wibuka kuzigama, bizagufasha kubaka ejo hazaza hawe.